Yesu nashimwe. Nongeye kugaruka mu ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Nsengiyumva Samuel. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima nje kugira ngo tuganireho. Imana mu ijuru tugire neza. Tubanze dusenge kugira ngo tubanze tuvuge ijambo ry'Imana. Turagushimye Uwiteka Imana. Imana ijya neza, uri Imana ikomeye. Yuvuze birawitegetse birakomera, izina rye nirabwa icubahiro. Aka kanya mwami ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Reka iryo jambo ryawe Uwiteka Imana rihindure abantu. Jambo ryawe Uwiteka Imana rigira ibyo birema. Jambo ryawe rigira ibyo bihindura. Mu izina rye Yesu ufite imbaraga. Aka eletando bevomenegere. Abantu bafite imitima yakahebwe mwami wongere guca bugufi kugira ngo bongere bagukorere. Izina rye rirabwa icubahiro. Umeza kwana natwe turenge mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mana mu ijuru tugire neza kandi Mana mu ijuru himbazwe. Aka kanya nkuzana ijambo ry'Imana rivuga ngo ibuka nawe yarahabaye. Haleluya. Neta ya siregere. Jambo riratubwiye ngo ibuka nawe yarahabaye. Iryo jambo tugiye kuvuga ni ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo nkuzanire, kugira ngo nkwibutse iminsi yawe wanyuzemo, kugira ngo nkwibutse iminsi ya kera, kugira ngo nkwibutse ukuntu wabanaga n'Imana. Mana mu ijuru tugiye neza. Ntarakomeza ngo ndirambure ijambo, reka dusome mu gitabo cya Yosuwa. Dusome muri Yosuwa ibice ni 24, turera ku murongo wa 15 na 16. Baravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi ni mwitoranizo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Amen. Mana yo mu ijuru tugire neza. Haleluya. Jambo ry'Imana tubwiye ngo Yesu we yarari kwibutsa abantu, abibutsa igihe bagendanye n'Imana, abibutsa ukundi Imana yabagire neza. Haravuga ngo mwibuke basogokuruza banyu bakoreraga izindi mana. Ababwira kuri Aburahamu, ababwira kuntu Aburahamu yari umuhungu wa Tera, kandi Aburahamu yari umwana mutoya. Icyo gihe Aburahamu niwe wacungaga ibyo bigirwa mana. Imvura yagwa akigira kwiyugamira, akabisiga bikanyagirwa, bimwe bikagwa hasi bikamenagurika. Ise yaza agasanga bya bigirwa mana byamenaguritse, agafata Aburahamu akamukubita. Aburahamu ngaza kwitegereza, arareba ibyo bigirwa mana, hanga ibigirwa mana bitimuka imvura, bigirwa mana kuzuba biba byahagaze aho ngaho. Ibyo ni Imana nyabaki. Arangije ngaza gufata umwanzuro, yumva agomba gukorera Imana. Haleluya. Arangije ngo Aburahamu aza guhaguruka ava iwabo. Imana ivugana nawe iramubwira ngo haguruka nzakwereka aho nzaguhera umugisha. Aburahamu avuga ko ibyo bigirwa mana asezeye kubikorera, aravuga ngo nge nzakorera Uwiteka. Arangije arahaguruka aragenda. Imana itugiriye neza. Amaze kugenda Imana imubwira ko izabana nawe. Arangije igihe kiragera aza kubyara Isaka. Isaka amaze kumubyara, Isaka aza kugwira nk'uko Imana yari yavuganye na Aburahamu. Isaka abyara Yakobo, abyara na Esawu. Esawu ngatura ku musozi wa Seyiri, Yakobo aragenda atura muri Egiputa. Imana ishimwe. Arangije Yesu abatekereza ayo mateka yose, aranga ikintu cyatumye Yakobo ajya muri Egiputa ni igihe Aburahamu yaragiye gutamba igitambo. Amaze kujya ku gitambo igicaniro, ngo Imana itinze, igicaniro gitinze kujya, Aburahamu ngarangije arasinzira. Imana itugire neza. Amaze gusinzira, inkongoro ziraza ziba igitambo. Zirangije kukiba ngarakanguka asanga inkongoro zatwaye igitambo. Imana yavuga ngo kubw'icyo ngicyo ukoze, kubw'uko utabaye maso, nanjye nzabajyana mu bunyage ngo mumareho imyaka 400 mukora uburetwa, kubera ko arangaye yibagiwe gukorera Imana nk'uko yari yarasezeranye nayo. Imana itugire neza. Nawe nshuti yanjye mwene data, uyu munsi wongere ukorera Imana, wongere uhitemo gukorera Imana, wongere ugaruke ku isoko, wibuke Imana ukuntu yabanaga nawe, wibuke Imana ukuntu wayamagara ikakumva. Imana itugire neza.
narangije arabatekereza. Yakobo ngaza kubyara baba muri Egiputa. Igihe kiza kugera Imana yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, ngo cyakora muri ubwo buretwa nzongera mbagarukeho mbakure mu gihugu mu bunyage. Imana ishimwe. Igihe kiragera Imana ibakura muri Egiputa, ngo baragenda bagera muri Kanani. Bamaze kugera i Kanani, n'ubundi ishyari rirahaguruka ku mwami w'Amoni uwo bita Baraki ngarangije aranga ubu bwoko ko bukomeje gukomera, mbese nabigenza gute? Ngashaka kubavuma. Imana itugiye neza. Ajya gushaka umugabo witwaga Baramu ngo ajye kubavuma, ariko agiye kubavuma ngo Imana leta ya Siregrere ijya muri Baramu ra Enetopa ahindura icyo yaragiye kuvuga. Arango mbese ngo arangije Baramu Lastifo Menegre arangije Baramu abona iyerekwa ngo abona intare ibunze muri wo. Arango mbega ngo mbonye intare ibunze muri wo, ngo kandi ni intare y'ingore. Arangije abwira Baraki ngumba ngo mbese navuma gute uwo Imana itavumye? Imana itugire neza. Eneta ya Siregrere arangije arabo Elesta yajya kuvuga Imana ikamuha ibyo kuvuga. Arangije arango Nekuta ya Siregrere Lerebo abwira Baraki ngo yewe Baraki we, ngo barango n'ubwoko butavumika, ngo icyama nkazipfira nkabo. Imana ishimwe. Ranga icyamba nkipfira nkabo, kuko yari amaze kubona ko hari Imana iri muri we. Imana itugire neza. Icyo gihe Imana yari iri muri we. Arangije Baramu abwira Baraki ngo ikizatuma ubashobora, genda utoranya Abamowabukazi, nurangiza uwambika imyenda migufi. Niho imyenda migufi yaturutse za Mini. Bantu muri iyi minsi bari kwambara imyenda y'Abamowabukazi, bari kwambara imyenda migufi. Bamwe bari kurwana bazamura, abandi bakarwana bamanura. Mbese bizagenda bite? Imbere gatoya hazaba amabara. Kubera iki? Kuko bimuye Imana. Bari kwimura Imana bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana itugire neza. Yesu arabavuga ngo mbese mwibuke Imana yabakuye muri Egiputa, mwibuke Imana yabambukije Yorodani, mwibuke Imana yatandukanyijemo inyanja mo kabiri, yarangiza ikabazana muri iki gihugu. Nanga ngo uyu munsi niba ari uko nguko mwitoraniza Imana mugomba gukorera. Haleluya. Yaramaze kubona bamaze kwibagirwa. Abantu bari bamaze kwibagirwa Imana yakuye muri Egiputa, bibagirwa Imana yabagaburiye manu mu butayu, bibagirwa Imana yabarinze mu giga, bibagirwa Imana yabakijije, bibagirwa Imana la Lastibonegere yabarengeye imyenda nibasazireho. Barayibagirwa ngo batangira kwimura Imana, batangira gukorera izindi Imana, batangira gukorera ibigirwamana. Ngo Yesu wagira ifuhe ryinshi. Harango uyu munsi mwitoraniriza Imana mugomba gukorera. Harango ariko jewe Enetopefo ngo nibutse uko Imana yabanye nanjye. Harango njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwene data, mbese uyu munsi Enetopa uri gukorera iyihe Mana? Mbese ni wasubiye inyuma ukaba nk'Abamowabukazi? Mbese ni wasubiye inyuma ukaba nk'Abisiraheli bari batangiye kwibagirwa Imana bagashaka gukora ibindi bigirwamana? Haleluya. Uyu munsi mbese wowe bimeze bite? Uhagaze gute mwene data? Uzanye inzitwazo nyinshi, ngisengero zarafunze kandi ijuru rirakinguye. Uzanye inzitwazo nyinshi ngo nta bakozi b'Imana. Oya, Imana iracyahari kandi abantu b'Imana baracyahari. Imana yabwiye iramubwira ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Mbese muri iyi minsi wowe bimeze bite? Muri iyi minsi mbese nturi guha agaciro iby'isi? Mbese muri iyi minsi ntabwo hanze amaso abantu? Mbese muri iyi minsi ntabwo amafaranga yagize Imana ukayigira ikigirwamana? Ariko najya ngo mutangarize ngo ibintu byose iyo ubishyizemo Imana bigenda neza. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo njyewe sinakwibagirwa Imana yabanye nanjye. Yesu yongera kubahamiriza nka cyagiye ajya gutata igihugu, ngo barangije ngo bagaruka ari babiri bazanye inkuru nziza. Baravuga ngo twebwe nimba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'imitsima. Abibutse icyo gihe uburyo Imana yarwanye n'Abanaki, abibutse icyo gihe uburyo Imana yanesheje Abamori ngo Enetaya, abibutse ukuntu Imana yohereje amavubi akabagenda imbere, agakura Abamori imbere yabo bakagera muri gihugu Kanani bakarya bagahaga. Kandi Imana yari yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga muramenye ntimuzibagirwe. Ariko wagira ngo Imana yari yarababwiye ngo nimugera
mwanyweye mukarya mugaga muzibagiwe. Abantu muri iyi minsi barariye baribagiwe. Abantu muri iyi minsi baheze muri business, baburiye Imana umwanya, babuze umwanya wo gusenga. Abantu muri iyi minsi netope foze bone kita ya zinegrere netopa. Impamvu zabaye nyinshi, business bazishize imbere, ariko najya ngutangarize ngo shira Imana mu byawe, shira Imana mu burwayi bwawe, shira Imana mu bikugoye. Icyo gihe nibwo ibintu byawe bizagenda neza. Reka kwiganyira, reka maganya, reka guha agaciro ibyo bibazo urimo, reka guha agaciro. Icyo gihe ubufasha Imana nk'inyantege nke, icyo gihe ubufasha Imana nkaho idashoboye. Ariko kandi najya ngo mwibutse ngo ibuka ya minsi Imana yakurengeje, ibuka za ntambara Imana yakurwanire, ibuka cyagiye bagiye kukwirukana mu ishuri Imana yarakurengeye uriga ibintu bigenda neza, ibuka cyagiye ku kazi bagiye kukwirukana Imana yarakurengeye ntibaba bakikwirukanye, ibuka cyagiye mu neta yasire urugo rugiye gusenyuka Imana yarakurengeye henetopefo, ibuka cyagiye manuka wasimbutse, ibuka mwene data ya minsi ya kera. Dawidi ngo yibutse iminsi ya kera, arango Mana nkurambura amaboko, arangije ngo arayitambira, arango nzayinambaho, nzayitambira, nzayikorera. Ndagira ngo mugira ngo uyu munsi mwene data wongera wibuke iminsi ya kera, wongera ugarukira Imana, wongera ukorera Imana, wongera uyitumbire. Meneta ya siregrere nibasha kukukura muri ibyo bibazo urimo, nibasha kukurengera. Ngo Abisirayeli ngo barangije ngo basubiza Yesu, baravuga ngo biragatsindwa. Koko tuributse, bibuka uburyo Imana yabarengeye, bibuka uburyo babonye Abanyegiputa amazi abarengaho, barangije barapfa babireba n'amaso yawo, baranyura ngo yewe Yesu wowe, ngibyo byose turabyibutse. Ngo biragatsindwa, baya ngo noneho turagarutse, tuzakorera Uwiteka, ngo kandi tuzaba abagabo bo kumuhamya. Imana tugiye neza. Nawe najya ngo nkubwire ngo ongera uhamirize abantu Imana wabonye, ongera uhamirize abantu Imana ikora, ongera uhamirize abantu Imana itabara, ongera wibuka Imana ishoboye byose. Gabanya nene kuteri draya ibyo bigirwa ari barimbitse. Ahari bigirwamana ni byinshi. Business yakubera ikigirwamana, ukaba ari uhanga amaso. Umugabo yakubera ikigirwamana, umugore yakubera ikigirwamana. Ariko najya ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo bitarimo Imana ishobora byose byaba ubusa. Najya ngo nkubwire ngo uyu munsi wongera uhitemo Imana. Ariko najya ngo nkugire inama, umunsi uhitemo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yakurengeye cyagiye itumye ugihumeka. Mbese wakubaza ngo umwuka uhumeka uva hehe, wasubiza iki? Nta pompe ujya buri munsi ngo bagupompe, ariko uravuga bikemera. Ni ukubera Imana. Uyu munsi uhitemo Imana, wongera ukorera Imana. Kandi niba wari waraguye, wongera ugaruke, wongera ukorera Imana. Niba wari warabivuyemo, wongera usubiremo neza, wongera ukorera Imana. Niba wari uri gucika intege, ndagira ngo ngusubize imbaraga zivuga ngo Imana iracyariho, aracyariho Yesu. Imana ishimwe. Hari agakorasi nkunda cyane kavuga ngo aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu nirwa muheranya, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Yesu aracyariho, ntabwo yapfuye, aracyakora, aracyatabara. Rero mwene data, ongera ugarukire Yesu, ongera ukorera Imana nk'uko yakoreraga mbere. Kandi niba hari byari byarakubase, warabaswe n'inzoga, warabaswe n'amagambo, warabaswe n'ishyari, warabaswe n'ibintu byinshi bitandukanye, wongera ugaruke ku Uwiteka, wongera ukorera Imana, wigirire icyizere, nizabasha kukugira neza. Imana mwishiti tugiye neza. Nari nkuzana ijambo rivuga ngo ibuka na Imana yarahabaye. Rero mwene data, ibuka ko Imana ariyo yonyine yabasha kukujya neza ikakurengera. Ariko ibyo bigirwamana nta hantu byakugeza, ibyo wari wimitse nta hantu byakugeza. Izo mpamvu zikure mu nzira, wizera Imana nayo izakujya neza. Imana mwishiti tugiye neza. Rero nagira ngo mbatangarize ngo Imana mu ijuru iyo wayizeye, iyo wayiringiye, iyo wayihanze amaso, ibasha kukurengera kuruta ibigirwamana
ibigirwamana nta kintu byakugeza, ako kazi karangira, so wanjye ejo yanapfa bikarangira, uwo wiringiye wishingikirijeho afite umwuka, ejo yapfa bakamuhamba, ariko iyi Mana yacu iracyariho, ntabwo ipfa, ntabwo ihinduka, uko yari ejo n'uyu munsi ni kuri, kandi niko izahoraho iteka ryose. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wongera ugarukire Imana, wihitiremo Imana yo gukorera, nkuko Abisirayeli babwiye Yosuwa, uyu munsi turongeye turagarutse, uyu munsi wongera ugarukire Imana, wongera uyikorere nkuko wayikoreraga mbere. Kandi niba byari byaranakunanira no gukizwa utarigize uyikorera, ndagira ngo ngukumbuze ngo mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Kandi niba nta imbaraga ufite zo kugira ngo tugire, wampamagara tugafatikanya gusenga, nomero yanjye urayibona aho hasi, iri no kuri WhatsApp. Mana yo mu ijuru tugire neza, Mana yo mu ijuru barengere, bari kumwe n'umukozi w'Imana Samuel. Mana yo mu ijuru tugire neza, amen. Turagushimye Uwiteka Imana, Imana ijya neza, Imana itabara, yuvuze birawitegetse birakomera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi Uwiteka Imana, nsengera abantu bawe kugira ngo baye kugaruka ku isoko, Mwami mwiza, bimuri bigirwamana bari bimitse, bigirwamana byari bibaye byinshi, ndetse n'impamvu n'ibigirwamana, abantu bari bazanye impamvu nyinshi, bazanye impamvu zidafatika, ariko nta mpamvu n'imwe ku murimo wawe. Reka ongera ubagarure ku isoko, ongera gukorera bagutinya, ukuri Imana ishaka byose, mu izina rya Yesu, amen.